mugire cyatambutse mu nkuru inzitane twasize Ivy yarari mu cyumba arimo yibaza uburyo ari buze kurebana na Ayman mu maso byamushobeye byamucanze. Ayman yaramaze kugera aho ngaho. Ese ubundi niki kimuzanye? Nicyo aje kubwira Ivy? Inkuru yacu reka tuyitangirire n'ubundi kuri Ayman abamaze guhabwa ikaze. Arinjira akicara Ntwari rero ahera akamubwira ati rero bro, ndabizi mushiki wanjye rero guhaye urukundo arukuye ku ndiba y'umutima kandi yaragukundaga by'impamo, ariko urukundo yagukunze waruteye inyoni ntiwigeze umenya agaciro karwo. Icyo warekuye ku bushake hari undi wari ugikeneye. Gusa ndakwinginze ntuze kunkomerekereza mushiki wanjye. Ibi nabikoze kuko narinzi ko Ivy atari bubyange. Ivy aranyubaha, ndi musaza we, nta kintu n'iki na kimwe ajya yanga gukora iyo nakimusabye. Cara ahangaha ndaje muguhamagarire ariko twumvikane mu bintu byose uri bukore umenye ko uramutse ukoze ikosa gatoya njye nawe tutakiranuka. Ahera akasanga Ivy mu cyumba, asanga Ivy ari kurira amarira ari yose. Kavuga ati sister, ndagukunda urabizi, ariko nanga iyo uri kurira, ntabwo nkunda kukubona uri kurira, ndabyanga pe, birambangamira. So ndagira ngo wereke uyu mushenzi ko ubuzima bwawe bwarushijeho kuba bwiza nyuma y'uko agiye. Ntabwo akwiye kukubona urira, icyo cyubahiro ntacyo agifite. Umuntu utumurira adashobora no kuguhanagura amarira wimuha agaciro mu buzima bwawe. Kandi impamvu ukiyumva uko nguko uri kwiyumva, uko wiyumva ubu ngubu, impamvu bikikugoye ni uko utarabasha kwakira ibiri kukubaho n'ibyakubayeho, ndetse no kumva ko muri wowe ufite ubushobozi bwo kubinyuramo. Nta kintu kibabaza nka heartbreak. I know, ndabizi pe, cyane ko umutima ntabwo ari wowe wonyine ubabara, n'umubiri urabyumva, wumva nta rugingo n'uru na rumwe usigaranye iyo umutima ukomeretse. Ariko you are not alone baby, ntabwo ari wowe wa mbere wahemukiwe, n'uri n'uwa nyuma, ntabwo ari wowe wenyine urukundo rutashobotse. So just move on. Ikindi gukomeza kwizirika, komeza kuzirika wizirika hahise, ntago nabigushimira mukobwa mwiza. Gusa uko byagenda kose burya twese tuba twifuza gukundwa no guhabwa agaciro. Ivy, nawe ukeneye umuntu ufite ubwoba bwo kukubura, wa wundi udashobora kwiyumvisha ubuzima utarimo. Ariko ntabwo uzabigeraho ukiri imbata y'ahahise hawe. Ihanagura amarira uzubonane na Ayman. Ivy nta kindi akora, asohoka mu cyumba akoga mu maso
agafata towel akihanagura neza, yisiga amavuta, akisiga agafondete gake n'akarabero ku munwa, bitanapika cyane kugira ngo ahishe akababaro n'agahinda kari mu maso ye. Ntwari waba yagarutse mu sitting room ariho yicaye ari kuganira na Ayman, yewe yanamwakiriye bategereje Ivy. Ivy ahera kasohoka n'akamwenyu, arimo amwenyura ariko bitavuye ku ndiba y'umutima. Yegera Ayman agahera kamuramutsa, aramuramutsa akamubaza ati mbese uraho Ayman? Undi ati yewe ndaho, wowe somera wote? Undi ati nanjye ndashima Rugaba, iminsi myinshi, bwa nyuma nanyu muje kundeba? Ayman ati yanje kukureba, numvaga ngukumbuye. Ivy ati se buri urukumbuzi nirushize ushatse ntiwakigenderara? Undi ati oya, ntabwo kukureba byonyine bihagije, nshaka ko tunaganira. Ntwari kugira ngo aborohereze ahera ko yisohokera, agasiga abwiye Ivy kambwira ati buretse gato kambaze njye kuri telefone ndaje. Ayman asigaraho ari kumwe na Ivy, barebana bose bacecetse nta n'uyu n'umwe uri kuvuga. Ivy ahera akamubaza ati none se turaceceka kugeza ryari? Ariko anyway wari wambwiye ngo uje kundeba, maybe urashaka kundeba nicare imbere yawe se aho undeba neza? Ahindura ibyicaro akicara aho barebana, akabwira ati none uri kundeba neza, niwumva urukumbuzi rushize nta kibazo urahera ko wigendera. Ndati ntabwo ari byo byonyine byanzanye. Ahera akamubwira ati none se basi wanyemerera nkava mu byicaro ndimo nkaza nkicara aho ngaho wicaye? Ivy ati se kubera iki? Shaka kwicara iruhande rwanjye? Ndati yego. Ndati okay, you can come, nta kibazo. Ndahera akamusanga kicara iruhande rwe, ariko nanone akabanza gutuza. Ivy ati ariko kugeza ubu ntabwo ndamenya ikiri kukugenza, ndabona watuje kandi uri kumbwira ngo ushaka ko tuganira. Turaganira gute kandi udashaka kumbwira ibyo tuganiraho? Wamboneye akandi kazi se kako wari waramboneye banyirukanye? Nako baranyirukanye. Ayman ati akazi twanagashaka ahandi nta kibazo, nanasaba akakugarura mu kazi. Ivy ati oya, ntabwo nkarimo kandi I'm happy, ndarya nkanywa, inzu yishyuwe neza, nta kibazo n'iki na gito mfite. Ahubwo nyine mbwira ko uri hano, nako wambwiye ko wari unkumbuye, ubusa urukumbuzi ntirwashize. Ayman ashaka ahantu ari buhera akahabura, mu kiniga cyinshi n'agahinda, azenga amarira mu maso, atangira gusaba Ivy imbabazi. Ivy ati se kandi bikugendekeye bite? Urimo uransaba imbabazi z'iki? Wakoze iki? Ayman ati Ivy, mbabarira mukobwa mwiza, mbabarira naraguhemukiye, nakoze ikosa rikomeye, nakoze ikosa ritababarirwa, ariko nabura amandi mahirwe, ndakwinginze nyumva. Ivy turashaka ngo nkumve gute? Ushaka imbabazi? Ushaka ko nkutega amatwi? Uragira ngo bigende bite? Ayman ati Ivy, ndagukunda urabizi, byose nakoze nabikoreshejwe n'umujinya, ndabikoze ngira ngo nanjye nkubabaze
kuko nawe wari umaze kumbabaza. Iva ati senge nakubabaje gute? Imana reka tuba abanyakuri. Sinigeze ngutuka, sinigeze ngusuzugura, sinigeze nguca inyuma nk'uko mwabivuze n'uko mubitekereza. Erega njye ntago ndi ikirara, ntago ndi icyomanzi. Mama yarantoje, nzi agaciro kanjye, nzi ko kuba umukobwa wuzuye ariko agaciro k'umukobwa. Ntago nigeze ntozwa kwiyandarika. Rero ntago nari kubyiga uko nkuze, nari mfite ubushobozi bwo kubikora nkiri muto, wenda ngishukika. Ese n'ubu ngubu nkuze nabwo nakishora mu ngeso mbi? Oya, ntago nakora iryo kosa. Rero wivuga ngo naraguhemukiye nangwa se narakubabaje. Imana ati nibyo, nabikoze kubera ubutamenya. Numvaga nshaka kukwihoreraho, numvaga nshaka kukuriza ukarira nk'ayo narize. Ako basi shyire mu mwanya wanjye. Ibaze bakubwiye ngo nateye umukobwa inda, noneho bakakwereka n'amafoto. Ese ari wowe wabifata gute? Iva ati Imana, ibintu byose uri kumbwira nibyo pe ndabyumva. Nanjye ari njyewe bakanyereka amafoto uri kumwe n'undi mukobwa, yewe hari na video ntabwiwe ngo zihari. Byose ndabizi, hari n'izagiye zingeraho. Nanjye ndamutse mbonye amafoto yawe uri kumwe n'undi mukobwa nyine nanjye nababara. Akuze ikintu nakora, njyewe ntago nakora nk'ibyo wakoze. Ntago natuma ujya mu murenge ngo ntegereze ngo mbure, ahubwo nakwicaza nkabikubwira. Ikosa wakoze ni rimwe, ntiwigeze unyicaza ngo unambaza ati nabura ibi bintu nabonye ni ukuri. Ese ibi bintu byabayeho? We waracecetse. Kandi burya umwanzuro wafashe n'ubwo wawufashe uhubutse ntabwo wari ukwiriye pe. Ahari wenda wari no kumbwira tukabiganiraho, nangwa se ukanankatira utaneruye ngo umbwire uti dupfuye ibi. Wenda ukambwira uti Ivan ndakwanze, sinshaka kuzongera kuvugisha, sinshaka kuzongera kukubona, utanambwiye n'impamvu nangwa se n'icyabiguteye nangwa se n'icyabaye. Wenda wazacururuka kuko umbwiye ngo wari warababaye, ugahera kumbwira icyabiguteye. Ako nabyo ntiwigeze ubimbwira. Can you imagine? Ngayishyire mu mwanya wanjye, ibaze wowe uri njyewe. Ese wakishima ngukoreye nk'ibyo wankoze? Wanezerwa? Ndatoya ntago nanezerwa. Iva ati nibyo ndakumva be, ndanakumva cyane. Ibintu byose byabaye nanjye nari kubikora ariko ntago nari gukora ikosa nka ririya. Niyo mpamvu wenda kuri kano kanya ndi kukumva. Ariko ikintu ngushinja ni kimwe, ntiwigeze unyicaza ngo tubiganireho. Imana ati ndabyemera ni ikosa. Iva ati none se basi uracyizera ko ntwite? Uracyizera ko naguciye inyuma? Biriya byose wavuze wampoye, uracyizera ko nabikoze? Ndatoya, ntago mbyizeye kuko ndabizi ko utabikoze. Ubu ngubu ndabizi ko utigeze ubikora, kandi ndanabizi ko utabikora. Ndatoke wawe Imana ishimwe nabura. None se basi wakihangana njye kugusaba ikintu kimwe cyonyine, ukazajya kunyomoza ibintu byose wavuze? Abantu baranutse, abagiye banyandikira ku mbuga nkoranyambaga zanjye, abambwira ngo n'ubundi abarokore ntibashobotse, ngo birwa babeshya ko ari abarokore. Mva naraseserejwe pe bihagije. Ntago ndi kugusaba ikintu gikomeye.
njyewe sina ngombwa ko nsaba imbabazi, ahubwo uzagenda usabe data imbabazi kuko waramutengushye kandi wari waramusezeranyije. Ikindi uzagenda uvuguruza amagambo wavuze. Ayimana ati none se basi nimbikora uzambabarira? Aiva ati Ayman, narakubabariye, I forgive you. Iyo nza kuba ntarabikoze ntago nari kuza kukureba, nari bugume mu cyumba cyanjye. Remember naragukundaga kandi urukundo ruzira uburyarya. So urukundo rw'ukuri rurababarira, rwihanganira byose. So nagombaga kukwihanganira ndetse nkanakubabarira, ahubwo iki gihe nari ngitegereje. Ayimana ati shuwa? Aiva ati yego nari ngitegereje. None se nizere ko mbabariye? Aiva ati njye narakubabariye nkuko nabikubwiye. Igisigaye uzagenda ujye kureba Lucas, tata wanjye umubyara, musabe imbabazi kuko baramutengushye. Naziguha nibyo, naho njyewe nta kibazo ngufiteho. Ayimana ati none se basi niba umbabariye dadi wawe nambabarira tuzasubukura umubano, tuzasubukura ubukwe duhere ko tubana. Aiva tugize ngo iki? Dusubukura ubukwe njye nawe tugasubukura tukabana? Ayimana ati yego. Aiva ati nibyo ushaka se? None se uri tayari? Ayimana ati yego. Umbabariye wampa andi mahirwe, wampa amahirwe nkongera nkakundana nawe, nkakosora amakosa yose nakoze, nkaguhoza amarira natumye urira. Ni ukuri sinakongera gutuma hari igitonyanga n'iki na kimwe gitemba ku matema yawe kubera njyewe. Ndarahira ku Mana yo mu ijuru, nta gahinda nazongera kugutera. Aiva ati ibyo wakabaye warabitekereje kera, ibyo wakabaye warabirahiye igihe wari ufite ihirwe ryo kuba mfite. Ayimana warantakaje, emera ko njye nawe turahaye se, emera ko njye nawe nta hazaza tuzigera twongera kugirana. Nanjye nawe bakiriho, njye nawe bararangiye. Uyu munsi uri Ayman, uyu munsi ndi Ivy. Ayman nakubabariye, ariko sinakongera gukundana nawe. Niba warabonye imbaraga zinsiga, niba warabonye imbaraga zinsebereza mu murenge, n'ikindi gihe wazabona imbaraga zimbabaza nk'uko wabigenje. Umbabarire, ariko ntago nakongera kugukunda. Izo mbaraga ntago nazibona. Ivy kuko aba agikunda Ayman, ahera akagahaguruka akanigendera. Ayman asigara aho ngaho, byamushobeye byamucanze. Ivy agenda arira, agera mu cyumba cy'akifungirana, kavuga ati Mana, kuki nkomeje kuba umunyantege nke? Kuki amarira ntanze imbere? Mana, sinzi niba nkoze ikintu cya nyacyo. Ndabizi ko nkunda Ayman, ndabizi ko mukunda n'umutima wanjye wose, ndabizi ko ari we rukundo rwanjye, nta n'uwo nigeze nkunda nk'uko namukundaga. Ariko Mana yarambabaje, yarampemukiye, yanteye agahinda. Ni kenshi nagiye ndarandira kubera we, ni kenshi nagiye mbura apeti, kurya bikananira kubera Ayman. Ni kenshi nagiye ndota yaje kundeba, nkarota ari kunsaba imbabazi, nkarota ari kuvuga ko yampemukiye. Ariko Mana, ntabwo mbashije,
ntago namuha imbabazi, Mana ntago nasubirana nawe, amarira yandijije n'agahinda yanteye byonyine birahagije. Ase Mana ndakosheje basi, ase Mana basi nkoze ibidakorwa, sinari nkwiye kumubabarira, oya ariko nanone Mana ntago byari bikwiye. Yambabaje bwa mbere, n'indi nshuro yakongera akabikora, nibyo ndacyamukunda ariko ngomba kumuvinga on, nkibagirwa byose, nkibagirwa ko nigeze kumukunda. Tuve kuri Ivy, iminsi iragenda ikicuma indi igataha. Umunsi umwe rero Liam aba ari mu kazi, Priya ahera ko yinjira aza amusanga, kamuramutsa nyine nk'umuhungu wa boss. Abaje kumuha report, kavuga ati boss mutubabarire, ibyo mwansabye ntabwo byigeze bikunda. Nagerageje kumuvugisha ariko n'ubu telefone ye sinyishikira. Liam aseka, kavuga ati Priya wikigora, Ivy twarahuye, Ivy naramubonye. Priya ati ngo iki? Mwahuriye heza? Liam ati nyine bon hari inama nari mvuyemo, cyane nk'Imana yabikoze. Ibaze ko iyo nama yagombaga kugirwamo na data, niwe wagombaga kuyijyamo, biba ngombwa ko ari njye uyijyamo. Ndi gutaha mba mbonye Ivy, nabaje no kugira ngo siwe muvugiriza amahoni, muvugishije nsanga niwe. Yanyihereye inamba ze, so ntibyongere kuguhangayikisha, ni nayo mpamvu ntongeye kubikubaza. Turavugana, ahubwo jya umbaza amakuru ye nk'uko nanjye najyaga nyakubaza. Priya asekana uburyarya ariko yababaye, ahera akabaza Liam, akamubwira ati ariko se boss, ubundi kuki uri gushaka umuvandimwe wanjye cyane? Liam ati Priya uriya ni umuvandimwe wawe kandi ntago naguhisha, ngomba kukubwiza ukuri. Ivy naramukunze kandi nifuza ko yambera umukunzi, nubwo agifite ibikomere byahahise n'ibyamubayeho. Ariko ndizera buriya one day njyewe nawe tuzakundana kandi ndabyizeye. Priya ati ukundana na Ivy? None se uri seriye boss? Liam ati I'm serious. Murumuna wawe ndamukunda, ahubwo uzabimfashemo. Priya ati okay nta kibazo nzagufasha. Liam ati nzagura nta kibazo. Ahubwo hano hari impano nari namuguriye, sinzi niba waza kuyimushyira. Priya ati impano? Njyewe nkayimushyira se? Liam ati ukayimushyira mu rugo. Priya ati oya ntago tubana. Liam ati ngo iki? None se abahe? Nako wowe ubahe. Priya ati nyine Ivy aba muri ghetto aribana, hanyuma nyine njyewe mba mu rugo. Ati oh okay.
nta kibazo niba mutabana ubwo ndaje nshaka ko umuntu yimugezaho. Puriya ati nibiki se kandi? Ati ni indabo tu. Puriya ati katurebe. Ndahera kakamwereka indabo nziza cyane kandi zidekoye neza. Haba hariho n'akaretire kariho utugambo twanditsemo, ariko two ntago ryama mwemerera kadusoma. Puriya arazireba akambwira ati wawe izi ndabo ni nziza pe, watekereje neza, wagira ngo wari ubizi ko Iva akunda indabo. Undi ati yewe nubwo bitarakunda ariko umutima wanjye uterera muwe, mba ngomba kumenya ibyo akunda atanabimbwiye. Puriya yera akaseke kavuga ati ni byiza nyine, courage tu, ndabashigikiye. Ahita anasohoka ariko akagenda ababaye, afite agahinda kenshi mu mutima. Asohoka yimyoza, yiciraguraho mushiha ari wose, umujinya ari wose. Agera hanze agahamagara Nadia, akambwira ati Nadia, ibyanjye bindangiriyeho, birarangiye pe. Ndetse bigenze bite? Tuzi ko Ivy nari yamubahuye, nimero nari naramwimye, nimbeshyire ngo narubwo zigicamo, barihuriye. Ubwo ikintu kinteye agahinda, Shariyamu yamuguriye ururabo rwiza. Umva ururabo noneho mbonye, n'ubwa mbere ndubonye pe. Niba yarutumije imahanga, niba afite uruganda yagiye kurukoreshamo, niba afite igishanga yahinzemo ziriya ndabo, nakubeshya indabo mbonye ubwa mbere zibonesheje amaso yanjye. Umva ni rwiza. Ibaze ko indabo agiye guhereza Iva ari njye yakaba yaziha. Ndababaye. Umva ibi bintu ntabwo tugomba kubijyanza gake. Umuti mukecuru yarawumaye, ahubwo tubonane ryari, ngomba kuwuguhereza. Sinshobora gutuma Iva akundana na Liam, ntabwo byabaho pe. Bibaho se? Ntabwo natuma Ivy we na Liam bakundana, agomba apfe batarakundana. Ndati okay, ndi kubyumva, ahubwo duhurire hehe? Ndatumva ngiye kuza igitaraganya. Ikibazo mfite, Ivy turamugeraho gute? Nadia ati ibyo bindekere, ibindi byose byihorere, njyewe nzi icyo ngomba gukora nuko ngomba kubigenza. Kwanza njyewe twanavuganye. Puriya tugize ngo iki Nadia? Nadia ati twavuganye, namuhamagaye mwiyererutswaho, mubwira utuntu twose, mubwira ko nyine njyewe nta mutima mubi nari mfite, mubwira ko n'umunsi bamwibye ntari mari, mubwira ko natinye no kumuhamagara kuko nabo numvaga nyine ari bunkeke. Urabizi rero ko ari nk'akagoryi, urabizi umutima mwiza akigirira. Aranyumva, musaba ko nzamusura, arabinyemerera. Arambaza ngo nzamushyira iki, nako namubaje ngo nzamushyira iki, arambwira ngo icyo ari cyo cyose. Rero niba wawubonye umuti, reka duhure, njyewe mbipange nzajye guhura na Ivy. Ibi ngibi ntabyo. Gute yagutwara umusore we? Umva azatwara ibindi, ariko ntago yagutwara umusore wakunze. Bibaho se? Puriya ati wabigenje ute? Mbwiza ukuri mwavuganye? Nadia ati yewe twavuganye, ahubwo wumamagaye mbere yuko nari bwuhamagare. Twavuganye nuko nashaka ngo hanyuremo iminsi nzabe njyayo, ariko twavuganye.
Priya turi seriye wavuganye na Ivy? Nadia ati yewe twavuganye. Priya ati ntago ndi kubyumva. Wamuhereye hehe se kandi waramuhemukiye? Nadia ati shabyihorerewe ntago uzi ko ndi kajuga. Amuteye injuga arazumva. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese koko Nadia yavugishije Ivy nangwa ari kubeshya Priya? None se niba yaramuvugishije koko Ivy yaje kumwumva? Byose rero ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Inzitane. Njyewe nitwa Atete, ni njye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.